turabashuhuje inshuti bakundwa bene data turabiyegereje tubahaye ikaze muri wa mwanya mwiza wa mwanya w'ijambo ry'Imana twese tumaze kumenyera mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana. Rero reka dusenge Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri kino gihe. Data mwiza, byiringiro byacu kandi imbaraga zacu, turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro. Mwami Imana yacu turakwakiriye muri uyu mwanya kugira ngo abe ari wowe uvugana n'imitima yacu. Duteze amatwi Nyiringabo Mana ngo uvuge, ikaze ni iryawe. Reka Mwami Imana idahinduka umwuka wawe wera aze abane natwe, ijambo ryawe rishobore kugera kure kuri benshi kandi bibagirire umumaro. Urakoze Uwera wa Isiraheli, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Inshuti bakundwa bene data, rero tuje kubagezaho ijambo ryiza, ijambo Mwami yaduhishuriye kandi koko ry'ukuri rivuga ngo iyo Yesu ahageze birahinduka. Haleluya. Birashoboka ko wowe wenda utarabimenya, ariko twagira ngo tukubwire ngo iyo Yesu ahageze gahunda z'abantu zirahinduka, ibyashyizweho kera birahinduka, imirongo yaciwe uhereye kera irahinduka, kuko Yesu yahageze arategeka. Haleluya. Uyu Yesu tubabwira niwe washyizeho isi, niwe washyizeho ijuru, niwe washyizeho inyanja, niwe washyizeho byose. Rero iyo akandagiye iwawe akaza agatera intambwe akinjira mu mutima wawe, ibintu byose birahinduka. Ushobora kuba ufite ibintu byabaye uko nguko ubibona kandi bitakuguye neza, bitari byiza pe, ukavuga uti iby'iwanjye niko bihora, niko byabaye, ntibijya bihinduka, nta kundi nariyakiriye. Ariko reka nkubwire, iyo Yesu ahageze birahinduka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome muri Luka ibice 5, rebe iyo Yesu ahageze uburyo abihindura. Luka 5 umurongo wa mbere. Yesu yari ageze mu kibaya cy'inyanja y'i Genesareti. Yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti. Nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Yosoma n'uwa 9 ntacyo. Kuko ubwe yari yumiwe, n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bababwiye ngo iyo Yesu ahageze birahinduka. Uyu mugabo Petero, Bibiliya itubwira igihe yahamagarwaga, kuko yari umurobyi, yarobanaga na se Zebedayo ndetse na mwene se, bari abarobyi by'umwuga. Rero bari babizi neza ko amafi afatwa nijoro. Haleluya. Amafi rero ijoro ryose ntibayabonye,
ntabwo bamenye impamvu batayabonye, wenda baravuze bati birashoboka ko akiri amagi, birashoboka ko yashizemo, birashoboka se ko yagize n'icyorezo agapfa. Nta magi arimo, nta mafi ari muri iyi nyanja. Ariko igihe Yesu yari ahakandagiye, inshuti bakundwa, icyo tubabwira ni uko iyo Yesu ahageze bihinduka. Yesu apfuye gukandagira ku nkombe y'inyanja, apfuye kwicara mu bwato bwa Petero, amafi yose yaribwirije aza hafi aho ngaho. Haleluya. Urabizi ko Yesu yaje iwawe, iyo Yesu yahageze ukamukingurira, ukamwakira, akahakandagira, umugisha uzi iwawe, amahoro azi iwawe, umutekano uzi iwawe, ibyishimo bizi iwawe, yewe n'ubutunzi buzi iwawe, amafi azi iwawe. Haleluya. Hari umuntu umwe uvuga ati genda ndimutse ngiye gukorera aha n'aha kuko hano nta mugisha uhari. Reka nkubwire, Yesu yahageze, amafi ava mu misozi yindi yose akaza aho ngaho kuko hari umunyamugisha. Yesu nashimwe cyane. Nshuti mukundwa mwene data, ikintu nakubwira ni iki: kingurira Yesu azi iwawe, kuko iyo Yesu ahageze ibyari gahunda zisanzwe birahinduka. Wowe ushobora gutekereza ko nta cyahinduka kuko niko wabisanze, wenda niko wabisanze ukinavuka, ababyeyi bawe barabimenyereye bavuga bati iwacu ni uku byabaye. Iyo umuntu ageje imyaka 30 arakenyuka, cyangwa se abakobwa bacu babyarira mu rugo, cyangwa se ntitujya dushingira barishingira. Ibintu nk'ibyo wamenyereye ukavuga uti ibyo turabizi ni iby'iwacu. Ariko hamagara, ikingurira Yesu ahagere gusa. Haleluya. Iyo ahageze byose birahinduka, iyo ahageze abyerekeza aho ashatse. Rega n'izi gahunda niwe wazishyizeho, niwe wategetse ijoro kumara amasaha 12, ategeka ukwezi ko kutarirenza kukaba ari bwo gukora, ategeka inyenyeri, ategeka izuba gukora ku manywa. Haleluya, haleluya. Ategeka ibintu byose uko tubibona. Mbese yananirwa gutegeka amafi ngo azi iwawe? Ntabwo bishoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo, nagira ngo nkumenyeshe ko iyo uhamagaye Yesu, iyo ukinguriye Yesu, iyo wemereye Yesu, uyu munsi turakubwira ngo emerera Yesu azi iwawe. Namara kuza iwawe ibintu birahinduka. Mbese wahoraga wiganyira wumva uhorana umubabaro, iyo Yesu ageze iwawe umubabaro urahunga, hakaza umunezero. Ufite ibikomere by'ubuzima bwawe wanyuzemo, koko byumvikana ko bwagukomerekeje, ariko kingurira uyu mugabo azi. Uraza kumva bihunze, nubwo byagukomerekeje, nubwo byakubabaje, ariko iyo Yesu ahageze birahinduka. Haleluya, haleluya. Yesu uwo nguwo tubabwira rero, afite ubushobozi bwose, afite ububasha bwose, afite ubutware bwose, afite imbaraga zose zo guhindura ibintu n'ibyo wita ko byananiranye. Ibyo wita ko ari umusozi uhahora, nawe iyo umubonye birahinduka, urahava. Haleluya. Nshuti bakundwa bene data, reka mwene data dukomeze tubabwire uburyo iyo Yesu ahakandagiye, iyo Yesu ahageze, iyo yahinjiye birahinduka. Haleluya. Imana yo mu ijuru bagire neza kandi baha umugisha. Yesu yahageze birahinduka. Pastor nk'uko yabivugaga, avuga ati iyo Yesu ahageze birahinduka. Ni koko birahinduka rwose, birahinduka ndetse cyane. Birahinduka, niba byari ubuzima bugoye burahinduka, niba indwara zari zihari birahinduka, niba byari biremereye biroroha, niba wari ubuze amahoro urayabona, kuko Yesu yagiye agera ahantu henshi hatandukanye, yahagera ibyari bihari byose bigahinduka. Abari barwaye bagakira, abari bafite ibibazo bigarangira, abari bapfuye bakazuka, abari abanyabyaha Yesu akabagirira neza bakihana ibyaha byabo. Yesu ashimwe cyane. Kandi atiriwe abibahata babwira ngo uri umunyabyaha ngwiki, ahubwo yapfaga kuhakandagira gusa. Iyo wabaga umaze kumuha karibu, we wamenyaga icyo ugomba gukora, Yesu ahakandagiye gusa. Bene data tujya ngo tubabwire ngo iyo uhageze rwose, iyo Yesu ahageze birahinduka kandi bikagenda neza. Niyo mpamvu tukwifuriza kumwakira, niyo mpamvu tukwifuriza kumutunga mu buzima bwawe, niyo mpamvu tukwifuriza kugira ngo abe uwa mbere mu buzima bwawe. Pastor, reka dukomeze tujye mu gitabo cya Yohana ibice 5. Hano ubutumwa bwiza ibice 5 duhere ku murongo wa 5, twongere twumve aho Yesu yageze uko byahindutse. Amina. Amen. Reka dusome Yohana ibice 5 duhere ku murongo wa 5. Aravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara,
ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunye mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nyiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Imana iguhe umugisha Pastor. Amina, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tubonye uyu muntu Bibiliya iratubwiye ngo yari amaze imyaka 38 arwaye. Yesu ashimwe cyane. Afite uburwayi amaranye iyo myaka. Noneho igihe kimwe baramutwara, niba ari abagizi ba neza bamufashe bakamujyanayo. Yego. Kuko ikigaragara uyu muntu nta muryango, nta muvandimwe we wari hafi. Oya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Aragenda ageze ku kidendezi, abandi bafite ababajyana bakabajugunyamo, iyo cyihindurizaga bakabatwara. Bafite abarwaza. Nta murwaza yari afite, yari yiryamiye aho. Ariko ikintu nakundiye uyu mugabo ni kimwe. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ntabwo yigeze arambirwa ngo avuga ati yewe imyaka 38 maze, ubundi se ndacyakera iki? Ubundi se ndakira ngo bigende gute? Ubundi se ndakira ngo nzakora iki n'ubundi imyaka kwigiye? Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu yakomezanyije kwizera, agira ibyiringiro ko igihe icyo ari cyo cyose runaka azakira. Yewe abonye n'abagizi ba neza bamugejeje ku kidendezi, ntiyavuga ati ariko rero ubwo nta n'umurwaza, ubwo bimeze gutya n'ubundi ntacyo mpaziye kuko ntago nzigera ngeramo. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo nkundira Yesu, Yesu ashimwe cyane. Iyi myaka 38 ari aho ku kidendezi yirwariye, abandi ikidendezi cyakwihinduriza, abafite abarwaza ako kanya bakabanagamo bagakira bagataha, ariko nawe akagerageza kugeza igihe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahakandagiye. Yesu ashimwe cyane. Mu bantu ibihumbi n'ibihumbi byari biraho, niwe wenyine wavuzwe muri aya mateka. Yesu ashimwe cyane. Kandi atari we wari ufite umuntu, niwe wari udafite umuntu umufasha ugira gute. Ariko Yesu ahageze ngo amenya ko amaze igihe kirekire, amubonye aryamye. Yesu ashimwe cyane. Yarahororotse, arareba aravuga ati ariko uyu muntu utava aha, uyu muntu umaze iki gihe, uyu muntu mbega bimeze biti. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ako kanya atangira kuganira nawe, undi atangira kwerekana imbogamizi yagize icyo gihe cyose ahamaze. Aterega Yesu, wa muntu we, nubwo ubibona bimeze bitya, ariko dore ngewe simfite unjugunyamo. Kandi yaramuhaje ikintu kimwe gusa, ati mbese urashaka gukira? Mbese mukurira amaganya yose. Amukura aravuga ati kose nakira gute ko abandi bafite abajugunyamo, ko bafite ababasapotinga, ko bafite ababafata amaboko, ko bafite bene wabo, ngewe ko ntawe mfite. Bafite imiryango, ko bafite abo basiranye cyane, ko bafite abantu bakomeye bashobora kubashyira mu nzego, ko bafite abantu bashobora kubahesha akazi se, ko bashobora, mbese atangira kwisobanura. Ariko Yesu atarisobanura, amenya ko hamaze igihe kirekire. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ibyo byose umazemo igihe, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arabizi. Yesu ashimwe cyane. Arabizi ko umaze igihe kirekire ubabaye, arabizi ko udafite gifasha, arabizi ko nta kazi ufite, arabizi ko urugo rwawe bimeze gutya, arabizi byose. Yesu arabizi. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ako kanya baraganira. Nagira nkubwire mwene data, ikibazo ufite umuryango wawe utazi, ndetse uwo muryango utanafite ngo umenye ibyawe, nagira nkubwire ngo Yesu wenyine arakizi, kandi Yesu yakugirira neza aho abandi bantu batari, aho imiryango itari. Erega Yesu niwe ujya ubana natwe aho tudafite abadufasha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe.
arangije amenya ko afite icyo gihe kirekire ari muri ibyo bibazo adafite n'umufasha. Yesu aravuga ati nta n'impamvu yo kujya mu kidendezi nahakandagiye. Yesu ashimwe cyane. nta n'impamvu yo kujya mu mazi. buriya niho bakiriraga. ahageze Yesu arahindura aravuga ati wowe ukurikije igihe umaze wihanganye, ukurikije igihe umaze utegereje, ukurikije igihe umaze utarabivuyemo ngo ugende. Yesu ashimwe cyane. nagira ngo mvugane nawe umaze igihe mu nzu y'Imana, umaze igihe mu murimo w'Imana, ubona ndetse hari ibintu byinshi ubona bitarakosoka. yego nagira ngo nkubwire ngo Yesu arabizi. Yesu ashimwe cyane. Yesu arabizi. Yesu azi igihe bimaze. Yesu azaza kuguhembera icyo gihe wihanganiye ntubivemo. Yesu ashimwe cyane. icyo gihe umaze utarabivuyemo, icyo gihe umaze utararambiwe, icyo gihe umaze utaracogoye, icyo gihe umaze utaravuze utari ko bimariye iki. yego Yesu ashimwe cyane. nagira ngo nkubwire ngo Yesu arakugirira neza. arangije asanga uyu mugabo aramubwira ati nta n'impamvu y'amazi, nta n'impamvu yo gutoha, ahubwo haguruka wigendere, nta kibazo na kimwe, wikorere uburiri bwawe ukire ugende. Yesu ashimwe cyane. iyo Yesu ahageze mwene data, inzira abandi bacagamo Yesu we siko abigenza. akora nka Yesu akakugirira neza. yahageze icyo mbonye pastor, yahageze ibyari bikwikoreye usoza ari wowe ubyikoreye. Yesu ashimwe cyane. ukagenda amahoro, ukagenda ushima Imana, ukagenda unezerewe. ndagira nkubwire mwene data, ushobora kuba umaze igihe kirekire mu byakubabaje, ushobora kuba umaze igihe kirekire mu byakubujije amahoro, ushobora kuba umaze igihe kirekire mu rugo rutagenda neza, wumva uvuga uti se nduvemo nigendere. ariko komeza utegereze Yesu. Yesu ashimwe cyane. hari igihe ushobora kuba umaze igihe kirekire uri mu gakiza, wenda warasenze uvuga utari kuko bidahinduka, abandi ko bihinduka, ko baza ejo bigahinduka, ko baza ejo bundi bigahinduka, ko baza bikagenda neza. ariko nawe ufite igihe cyawe. hari igihe Yesu azagusanga aho hantu uri. Yesu ashimwe cyane. bigahinduka kandi bizahinduka neza, bihinduke bigaragare kurusha uko abandi byahindutse, kubera ko Yesu azaha agaciro igihe umaze. Yesu ashimwe cyane. icyo gihe umaze wihanganye Yesu iyo aje agiha agaciro. ndagira nkubwire ngo ukomere, uhumure, ukomeze utegereze Yesu, kuko iyo ahageze birahinduka. byanga bikunda birahinduka, byaba biremereye birahinduka, byaba byari bibi birahinduka, byaba ari indwara birahinduka, ugakira, byaba ari ubuzima. Yesu akora ku bintu byose akabihindura. amina. Yesu ashimwe cyane. iyo Yesu ahageze birahinduka. humura nawe igihe kiraje kandi kizagera. Yesu akugirire neza, Yesu aguhindura ubuzima, Yesu agukure muri ibyo byaha, Yesu aguhindurire muri urwo rugo rwawe urimo, Yesu aguhere umugisha ahari. icyo usabwa gusa ni ugutegereza, ukamukingurira, ukamwakira. wowe utaramwakira mu mutima wawe, mwakira aza kugirire neza. wowe wamwakiriye ubona bitarahinduka, najya nkubwira ngo ukomeze umutegereze, Yesu azakugirira neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. iyo Yesu ahageze birahinduka, kandi Yesu agera kuri buri muntu wese, ntarobanura ku butoni. nawe azakugirira neza. humura, komera, shikama, komeza umunambeho, komeza umutegereze, azakugirira neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. reka dusengane nawe. Data mu izina rya Yesu, tuguhaye icyubahiro, turagushimye Yesu, kuko utajya utureka, kuko utajya utwibagirwa, kuko utajya uduhana, kuko utajya udutererana. turagushima Mwami. umuntu wese Mwami wumvise iri jambo akingura umutima we, winjiriwe, umugirire neza, uhindure ibyanze guhinduka, wongere ureme ibishya, umuhe umugisha, umunezeze. ubuze umunezero awubone, ubuze amahoro ayabone, ubuze Mwami Imana yacu ufite icyabura mu buzima bwe, ukimuhindurire, kuko hari byinshi wahinduye, abantu bagubwa neza. urakoze Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. amen. Ani baha umugisha ibagirire neza.